mwa miryango y'amahanga mwe mwaturira Uwiteka, mwaturira Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga, mwaturira Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, muze mu bikari bye muzanye ituro, mwakire neza ijambo ry'Imana. Itariki 3 Nyakanga 2016, itariki 3 Nyakanga 2022. Ubaze neza umunsi ku wundi, imyaka 6 iruzuye mu kadomo, itorero Harvest risakaye mu Rwanda no mu mahanga. Itorero Harvest Bible Fellowship Rwanda ryashinzwe biturutse kwiyerekwa Imana ubwayo yahaye umushumba Bishop Dr. Niyonzima Samvura Jean Damascene nk'uko abisobanura mu magambo ye. Imana imiyerekwa yo kugira itorero hashize imyaka 11, hatangiye imyaka 5 yo gutegura, imyaka 5 rimwe na rimwe yo kugira ubwoba, imyaka 5 rimwe na rimwe yo gushaka kubikora mu gihe numva ko mfite byo nkwiriye kuba mfite byose, ariko isaha y'Imana igeze aba ari isaha yayo. Si mu myaka 11 gusa, ahubwo n'umubyeyi bafite inkuru yo kubara. Nkurikije uko bari bararezwe na se nawe, nabonaga kuko nabo bazashobora kuyobora itorero, kuko no mu gihe cyo nabaga nicaranye nabo Isa maze gutaha, mbese abana bose bavugaga imirimo yo bazakora, ariko bakavuga ati ngewe nzakora iki ngiki, umwana ati nzakora iki ngiki, ariko ati tuzayobora n'itorero. Nabibonaga mbese nyine bibarimo kandi nkabona kuko ari ibintu mbese ni ibyo kuyobora ni ibya karemano, bisa nkaho byakomotse nko ku mubyeyi we wa mbere Samvura, nawo mbonaga ari byo yasigiye mu bana be. Imana yakomeje kubana n'umushumba kuko mu minsi mike yamuhaye abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, maze itorero rishinga imizi ndetse rihabwa n'ubuzima gatozi. Itorero dutangira twatangiye turi groupe cyangwa itsinda ry'abantu bagera kuri 50, dutangira dukodesha aho twasengeraga muri sale ya Komikoka. Uko twatangiye abantu bagiye bitabira, ariko uko ibintu bigenda bimara iminsi abantu bagenda bagabanuka bitewe n'ibibazo cyangwa se n'amakuru yagendaga aboneka, abantu baza kugenda bacika intege, ariko nyuma n'ubundi baza kongera kugenda bagaruka, kuko n'ubundi umurimo wari uw'Imana. No kuvuga ngo nta nubwo ari twebwe twari dusa nkaho dutangije itorero, ahubwo Imana niyo yari yaritangije hagati muri twe, niyo yatangije umurimo hagati muri twe. Nawakomeza kuba ari inkuru atavuze uko mu minsi ya mbere amateraniro yagendaga. Worship team itangira, twatangiye dukunda gukoresha agapiyano gatoya, kamwe kajyaga bamabuye, ariko n'abaririmbyi bari bahari. Nyuma yaho hashikemo nk'ibyumweru 3 tugura ibindi byuma, abana bacuranze yemwe twari tubafite, twari peteraga kwa pasiteri. Mbese ahanini twakundaga kuba dufite piano gusa, tukashaka amanota cyane cyane nkatwe abacuranzi, naho ku cyumweru tukazahura turi kubihuza. Tukigera muri Harvest bwa mbere twateraniye kuri Komikoka, kuba ko twari twatumanyeho nyine turi abantu benshi, turuzura intebe zose turazuzura. Mbo icyumweru gikurikiyeho baraza, n'igikurikiyeho baraza, ukwezi gushira baterana amezi 2 3, noneho bishize nk'amezi 3 niho bagiye batangira gucika intege gake gake, bigeze aho turakomeza turasenga, tukaya tujya gusengera kwa Vedastera, duhaye ahantu ho gusengera, abantu barongera baraza baza ari benshi, ubwo turongera turasenga tubona biri kwemera nta kibazo. Muri Komikoka inzu y'icumbi yishyurwa buri kwezi, none dore aho itorero rishinze imizi. Engineer Jivency afite inkuru yo kubara. Amaze kungezaho igitekerezo cyo kubaka urusengero, nabyakiriye neza, rumva nk'umukristo nanjye kugira uruhare mu kubaka urusengero numvaga ari ishema. Narahageze rero kuko aho bashaka kubaka urusengero, uno munsi wahabona ntago yabasha kubona ishusho wenda yaho uko hari hameze uwo munsi, hari ahantu hatari heza. Byari ikibanza rwose ubona kugitunganya bisa nk'ibigoranye, ariko nk'umunyamwuga nka engineer wabyize naraharebye, ubwo nyine nkora design ijyanye nuko aho hantu hameze. Ubu nyine nanjye mbirebye numva mfite ishema cyane,
nk'igikorwa nakoze uno munsi umuntu akaba hagera uwo ari wese akabona hari urusengero rwiza, numva bishimishije cyane. Itorero ryacu riraganje kandi rihagaze bwuma. Icyerekezo cya Harvest nuko buri umwe muri twebwe muri Harvest ahinduka umuramyi nyakuri, uramya Kristo, bivuze uko ibinezeza Kristo, akagendana na Kristo, bivuze mu mibereho aho abantu bareba no batareba, akabazi ko ari kumwe na Kristo kandi agakorera Kristo. Agakora ziko atari ko ngo anezeze pasteur, atari ko ngo anezeze abo muri korali baririmbana cyangwa si abatura, ari gukora kwa ngo Imana yishime inezerwe. Icyo rero nicyo cyerekezo cyacu. Ibyo rero niho twifuza ko buri wese uri muri Harvest, yabo muto, umwana muto, umukuru, yewe n'umushumba n'abapaseri, natwe ababwira ijambo ry'Imana, bakora imirimo itandukanye, natwe turifuza kuba baramye nyakuri. Nuvuga baramye nyakuri ni abanezeza Kristo, bakora ibinezeza Kristo, bagendana nawe bakamukorera. Icyo nicyo cyerekezo cya Harvest Bible Fellowship Rwanda. Itorero Harvest Bible Fellowship Rwanda ntirikiri ishami rya Mahoko gusa, ahubwo rirashinga amashami hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu. Muri Buhuru dufiteyo itorero ryatangira abantu bakeya, ubu ngubu hasengera abantu bajya kugera kuri 200. Dufite n'irindi torero riri Ikabare muri Kibungo, tukagira n'undi muryango ufatizo hariya mu Bugesera mu Ruhengeri ku Kabatwa, nawo dukitekereza ko mu minsi mike uzakura ukawabyara itorero. Byabaye urugendo rukomeye. Harvest Bible Fellowship Rwanda yagendanye n'Imana kuva mu bukode tujya mu ishuri dusengerayo, kuva mu ishuri tugera ku rusengero rwiza nk'uruhesha Imana icyubahiro. Abaririmbyi bavuye mu kurepetera mu ngo ndetse no ku byuma bikoreshwa n'amabuye, twageze ku byuma byiza bihesha Imana icyubahiro kandi bivuga ubutumwa ku isi yose, bakatwumva bakanatureba. Imana yikoreye bikomeye. Tuva ku itorero rya Mahoko tugwiza amashami hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu biyaga bigari, haba muri Kongo, mu Uganda ndetse na Tanzania twafunguye amashami. Turashima Imana rero kuko yadukoresheje ibikomeye kandi yiteguye kudukorera ibihambaye kurushaho. Aho tugeze ni heza kandi turabishimira Imana. Rwabaye urugendo rurerure ariko yabanye natwe. Nkuko intego yacu y'uyu mwaka ibivuga, no kuva mu bwiza tujya mu bundi. Tumaze kugera mu turere twinshi t'u Rwanda kandi turifuza gukwira hose mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo hanze y'u Rwanda, East Africa, Tanzania tumaze kuhagera, Uganda tumaze kuhagera, Kongo tumaze kuhagera, ariko turifuza no kuharenga tugajya muri Afrika yose ndetse tugasubiza ubutumwa iyo bwavuye mu bihugu by'u Burayi, Amerika na Aziya. Iyo niyo intumbero ya Harvest Bible Fellowship Rwanda. Itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Urakunzwe. You are loved. Tubahaye ikaze muri Harvest Bible Fellowship Rwanda, murakunzwe.